Ze kuri mwese mudukunda mudukurikira turabashimiye cyane mwese mubana natwe mu biganiro byacu urugendo dukora buri munsi rwose mwebwe mudukurikira ibikorwa byacu turabakunda kandi muraba agaciro. Uyu munsi turagarutse turi kumwe n'umutumirwa wacu. Uyu munsi ni umusaza usheshe akanguhe, sinzi wenda n'icyo kinyarwanda icyo gishatse kuvuga, ariko byavuga ngo umusaza utabarutse aba ameze nk'inzu y'ibitabo ihiye. Uyu munsi turi kumwe n'inzu y'ibitabo, tugiye kuganira byinshi cyane, ariko ni umuvugabutumwa, ni umwe mu basaza bari gusaza neza kubera ko bari gusazira mu Mana. Si kenshi cyane dukunda kubona ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo ubone umusaza ugihamye neza y'Imana ukibasha gukora ivugabutumwa. Ni amahirwe tugize ko turi kumwe nawe, niyo tugiye kuganira. Tuguhaye ikaze. Tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Amen. Yego. Ni byiza cyane kugira ngo tuze kuganira, urataza gutangira wibwira abantu badukurikiye amazina yawe. Mwambwe ntangire nyine. Yego, tibyo turimo tavuga ngo ubwira abantu amazina yawe. Witwa nde, wavutse ryari by'umwihariko? Nitwa Innocent Nkuranyabahizi. Yego. Niyo mazina mfite. Nkaba naravutse muri 52. Ubwo hari kuyiha ingoma, igihe ku ngoma yande? Ari 59 icyo gihe. Ni naho muri iyo myaka niho hatangiye kuzamo agatambara, ariko navutse 52. Wavutse 52. 52. Ntabwo wibuka ingoma ngo yari ku bwande? Ntabwo nibuka ko nari muto icyo gihe. Uri muto icyo gihe? Nari muto. Ubu ukaba ugize imyaka ingahe? Narivuze. Ubu nyifite ingahe? Narivuze muri 70. Nibiri? Ya. Yose? Kabisa, kandi ubu ndagira ijana byose. Imyaka imyaka kubaho se barugwa mfite. Imyaka ijana ugomba kuyigira? Ndayigeraho rwose. Ni isezerano ufite, ni ibyiyumviro? Nose Imana yavuze ngo sinzapfa. Ubwo ngubwo wumva ntazayigeraho se. Ntiyavuze igihe icyo ari cyo, kuko yabonye kwikorera kwanjye, ibona mfite umuhate mwinshi, iravuga ngo ntuzapfuzarama. Ntuzapfuzarama. Iryo jambo riri muri Zaburi 118, umurongo 17. Aho ngaho niho yampereye iryo jambo kugira ngo nshobore no gukomeza kwigisha. Ibyo ngibyo nibyo bivuga nk'ubuhamya bwanjye. Yego, nibwo dushaka kugira ngo twinjiremo cyane ubuhamya bwawe. Igihe Imana yakubwiraga ngo ntuzapfa uzarama, abantu badukurikiye muze kubana natwe, muri buze kunguka byinshi cyane. Uyu munsi turi kubona ufite Bibiliya, ifoto yereka abantu badukurikiye. Fata Bibiliya yawe. Barayireba. Sereje aho ngaho biri kuzamo neza cyane. Yego. Twigeze mu nzira yo kugira ngo uze guhamagarwa, uze kuba ufite Bibiliya. Isaka gakiza ufite uyu munsi wakavukiyemo, wavutse bimeze bite? Waje kwisanga uri umuvugabutumwa bigenze bite? Yego, Bibiliya nushaka kwimanira nta kibazo twayibonye. Reko tuganiriza. Icyo gihe rero kugira ngo nzinjire mu bintu by'Imana, nari nabivuze kuko nari umushumba, naragiraga inka. Inka naje kuzivamo mpita njya. Ubwo nagiraga inka hehe? Naragiraga inka i Burundi, niho natangiye, ni naho nakuriye, ariko navukiye mu Rwanda. Navukiye mu Rwanda ahantu ha Butare hari. Hanyuma intambara ibaye muri 59, ariko nari muto. Turagenda mu mahanga, niyo twabaye. Kongo igize intambara, naho duhita duhunga tuza Burundi. Burundi rero niho naje gukomera rwose. Niho naje gukurira, ni naho naje kwakira agakiza. Ujya kwakira agakiza byari ibintu bihe bimeze bite? Aha ngaha kwakira agakiza amaze gukura, ninjiye mu mujyi, kuko navuze ngo nawe umushumba naragiraga inka. Inka ndazirekanye ninjira mu mujyi. Yego. Nuko aho ngaho niho agakiza nagasanze kamfatira aho ngaho. Ntangira rero kwinjira mu nzu y'Imana. Ariko icyo gihe hagati aho nari igipfa amatwi gusa nakurebaga. Ntabwo wumvaga? Sinabyumvaga, kereka nk'umuntu anyegereye akavuga cyane. Nkahita numva ko ibyo ashaka kuvuga. ariko iyo nagendaga kuvuga wabashaga kuvuga byo navugaga rwose
ndavuga ntibyiza bihinduka aho ikibazo cyari ahangaha gusa kuyumva rero gukurikira imana kugeza uyu munsi wa none nuko iyo mana yasanze aho ngaho muri uwo mujyi ihita inyinjiza mu rusengero ndagenda barigisha bigishije bagera igihe cya kindi abantu bo kwihana nanjye nisanze ndi muri bo sinzi n'ukuntu mu by'ukuri sinzi n'icyampagurukije naje kwisanga ninjiye mu bantu bariho bajya kwihana batuzwaga cyane kubera izo mpamvu rero kuko nari igifamatwi gusa numvaga mu byaha byari yewe numvaga byaranukiye kuri byo numva mvuga isi ikintu kizankiza ni iki ariko cyane mvuga ibyaha ikintu cy'ubusambanyi sinakigezemo bumve ibindi ntabwo nakigezemo mubyumve sinakigezemo nubwo nawe umupagani nawe mfite ikintu kimbuza ngo urapfa nkumva birambwiye ngo sida ngo irahita inica kandi yari yaradutse sida yari iriho icyo gihe yari iriho ubwo rero ihita uwo mutima utangira kumbuza ngo hunga udapfa kandi afite abakobwa batatu banyirukagaho ibyo mvuga ni ukuri banyukaho ariko kubera ya mana yampamagaye noneho ndabakwepa ndahunga uravuga ati ujya mu gakiza ndagenda ubwo icyo gihe wari ufite imyaka ingahe wari umaze kuba umusore w'imyaka ingahe ubwo nyine mvuga yuko ngo aho muri 1985 niho natangiye aho niho natangiye ntabwo navuga ngo ni muri za 16 gutyo ubu ngubu wari ufite nka 16 icyo gihe wenda mfite nka 20 reba ubu ngo mfite 70 ubu ntumwabara ngo mwumve oya nyine ubwo ngende kwaza icyo gihe wari uri muri urumva niho umuntu abara akumva aho natangiye yari abantu bazi kubara bahita babimenya ariko nari ingimbi ubusanzwe nari ingimbi umusore uri kwirukaho uri kwiruka abakobwa bakwirukaho wumva wari ugifite agatege nta musore nta n'uwanyirukaga inyuma nabwiwe no kwirukanka nabivuze makare navuze ntunkuye hasi nkirukanka ntawanshikira mvanga nkagenda nda Nyabugogo oya n'amaguru yoho nta hantu njya ntegagiye na hamwe ubu ngubu ndagenda inzige se ko najyaga inzige igihumva urenze za Masaka inzige ahantu h'inzige inzige rwejuru hejuru inzige hejuru no wa mufaseri w'umusave ntuze ninde sedi no yigishaga icyo gihe inzige ni kure cyane inzige ni ariko nahirukankaga n'amaguru yawe kuko wampamagaye ntabwo nananirwaga ndagenda no sedi yambonye nawe wamubaza umubonye yakwemerera yakubwira yego ugeze mu rusengero amatwi ryaje gukora gute ngeze mu rusengero rero iryajwi ryampamagaye ngeze mu rusengero nuko barigisha urumva barigisha nyine ubwo mbareba barigisha cya gihe rero bavuga ngo abe ashaka kwihana nuko noneho mbona abantu barahagurutse numva ryajwi ubu ngubu ntabwo navuga ngo ni umwuka w'Imana kuko nari ntamenye kubisobanura ndavuga ngo nijwi navuga ngo n'ubu rero hari igihe mvuga iryo jwi ryampamagaye navuga ngo nuko iyo rishatse mpita ndyumva nyine mu mutima wanjye rero iryo jwi rirambwira ngo nawe haguruka bakurikira mpita mbakurikira gutya bagenda barapfukama barahumiriza kwa kundi bahumiriza noneho rero kuko ntumvaga neza nagombaga ko abantu basakuza nkabanza kukureba mu maso nkareba ko wahumirije nawe nahumirije noneho bamwe bakajya gutya nange uriya nk'ubu ariko kuko numva ikintu kinsunika kivuga ngo nawe ujya muri bo noneho akababaro kawe wari ufite karashirira aho ngaho nuko noneho barasengera hari imbaraga z'Imana rero ni ukuvuga ngo byari ikango ry'umwuka wera rero abantu bavuga indimi zitandukanye aho ngaho rero basengera abantu nuko noneho kubera bo biyumvira Jean-Pierre ntega amatwi wumve kuko bo bumva bamaze kubasengera barahaguruka basubira mu ntebe rero nsigara hahandi ngipfukamye kuko ntazi
ko bagiye bavuze ngo mugende baravuga ngo nibagende genda hasigara kuko utumva ntumvaga none cyo nkundira abana b'Imana rero burya ntibapfa guhubuka ngo bavuga ngo kubera icuriya ahubwo baritorera ceceka ati tuza kureba amaherezo umuntu ararwaye ubwo niko banatekerezaga noneho baguma aho ngaho bamwe barashidikanya bati mureke kureba ibyo ari nyamara umurwayi ubwo nabyo biramenyekana nuko noneho baba bamaze kwicara mu kanya gato ryajwi mvuga ubu munsi ryajwi yambwe fungura amaso urebe ukaba ko umuntu wagize gutya urumva sinasobanukirwa ijwi cyari cyo numvaga ko ari nk'umuntu nk'umbwira nuko noneho mfunguye amaso nsanga ni jyenyine numva ngize ubwoba ndavuga ni babonye ko nasinziriye hariya ngo ngira gutya ndahaguruka ndabona kari karekare hinga mpaguruka gakeya mbona ngo ndahagurutse noneho ngenda kubera urabona umuntu w'isoni ngenda rero nkuba kubera isoni nyine kuko nahasigaye jyenyine ngenda nkuba ibirenge ariko ba bantu baricecekera baraceceka ariko mpaguruka nsanga ka gakiza kanyinje utigutereye ubwo maze kuva aho ngaho natangiye kugira umunezero udasanzwe ntari nabona kandi umuntu utaramenya izo nzira nta munezero yagiraga ntangiye aho ngaho n'umunezero nabona umuntu nkamubona nk'izahabu kuko nubona abantu bakunda amazahabu nabona umuntu nkumva namukunze we nkumva wamurekeye aho ngaho uwo muntu nkumva nabakunze nuko natangiye noneho kugenda nsobanukirwa umwuka w'Imana nawe yagiye anyigisha nyine agenda anyigisha genda kora ibi genda nyura aha nkagenda ubwo nagenda yari kambwe ngo injira muri iriya nzu ngo urasanga umuntu aryamye ubwo maze gukizwa neza naho natangiriye yahise arinsunika ntangira gucuruza utangira ivuga butumwa so baragira ngo narwaye ubwo icyo gihe uracyari mu Burundi hari mu Burundi ariho natangiriye rero yansunika icyo gihe ababyeyi babifata gute ntimwari muri kumwe ababyeyi banjye bari barabimenye bari barabonye nyine ko byahindutse ibyo nakoraga kuko ubundi ubusanzwe kugira ngo bamenye ko nakijijwe ubundi jyewe nawe umutetsi wa kanyanga buriya nuko nagiye mfata uduce nateka kanyanga nkayiteka nkanayinywa kuko ni umupagani nkafata amakadi abiri buriya rero umuntu udakijijwe byajyaga kuri banana amakadi abiri n'abanye n'abakuru banjye tukayamara amakazi abiri tukayamara ya kanyanga ya byeri tukayamara tukayamara kuri bonani urumva aho hantu twari rukomeye nari nkomeye rwose ariko kuri kanyanga ni ukuvuga ngo nayitekaga nkakuramo ikarabi n'amacupa 5 urumva amakarabiri ni amaki amakarabiri ni bya bicupa binini bimwe bya 13 urakibona ngo ni nka 15 igikarabi ni ibicupa bagita igicupa ubundi kera babitaga amakarabiri ni ibicupa bimwe binini bigira amacupa menshi ukabitekamo kanyanga byose noneho kanyanga natekaga mu ngunguru nubanye burebure buriya no kugenda nshagagura gutya ibyo byo mu mbaga ariko ubwo nyine kwiteka natekeraga mu ngunguru ebyiri ubwo bintu ingunguru imwe nashyiragamo ibyo bya kanyanga yari imibati myizi y'ubugari noneho nkayicumbisha hari abandi bagenzi banjye bayitekaga reka twere kwigisha abantu ko bateka kanyanga twikomereze reka twere kwigisha abantu ko bateka kanyanga ndagira kubwira ahantu navuye rero yego ubwo ibyo byaha byose ibimvanamo ndabireka rero hahandi nayingeze ahandi navuga ngo nari nasigaye jyenyine najya nkuba ibirenge kubera isoni ndongera nisubira mu ntebe zanjye ariko agakiza nkaba nagakuyeho naho natangiriye ubwo rero barigisha kuzageraho igihe birangira birangiye rero nibwo hagezeho gusengera abantu ngo batahe amasaha ageze nuko turataha kuva ubwo naho natangiriye sinize ndeka kujya gusenga byaje bigakomeza n'inyukansa genda winjira mu rusengero maze gukomera maze kumenya neza rero
n'Imana yatangiye kugikora bitangaje gukora muri ibitangaza gihe rero none waje kuva mu Burundi uza mu Rwanda tuza mu Rwanda ubwo ako gakiza ndagakomeza wazanye n'ababyeyi ababyeyi bacu bari barapfuye naje nyuma ari mu muryango yanjye nyine aribo baje mbere baje mbere baza hano mu Rwanda ababyeyi baratabarutse bo bari baratabarutse bakiri mu Burundi sigaye ndi gapfubye karaho nyine ariko nabo makuru banjye bamwe baranatabarutse iyo ngiyo nyine nabo nari nsiganye mukuru wanjye umwe na mushiki wanjye umwe bari batatu ubu bariho ubu noneho bose nabo bageze ino mu Rwanda nabo bashyize ubu nsigaye ndi uyu umwe wenyine ubu nsigaye ndi umwe wenyine mu bo twavukanaga bose bagiye bapfa kubera kwiyoborera kwigisha n'ibiki kubera ryajwe Imana yashyizemo ivuga ngo sindapfa ubwo ngubwo niyo bwakomeje yimbeshaho rero uze mu Rwanda ubwo mpita hano mu Rwanda urakomeje ndakomeza njya ahantu hitwa Kabeza aho ngaho ntangirana rero no kujya nsengera abantu aho ngaho nari mfite icyumba nayoboraga cy'amasengesho ni ukuvuga ngo ababonaga bahakiriye indwara zitandukanye bahitaga bahamagara abandi bahitaga baza bakaza bakaza ngo natwe ubwo nyine naho bagiye bakirizwa rero ubwo rero ibyumba ndabiyobora ese wenda tutarajya aho ngaho ntabwo watubwiye ikintu cyo gukira kw'amatwi byaje kugenda gute ku buryo uyu munsi uri kunyumva neza nigeze no kubivugaho ahubwo ahinga mbisubireho aho ngaho gukira nari nkiri aho ngaho mu Burundi aho ngaho rero hari igiterane mu rusengero hari no mu rusengero noneho umuvugabutumwa yasengeraga abarwayi ari impumyi zigahumuka kandi yari n'umwirabura ariko kubera iyo mpano yari afite abandi bizeraga abazungu kuko bazi ngo ni abantu b'i Burayi ngo bari bafite impano zikomeye ariko yari umwirabura rero agasengera abarwayi ari impumyi bagahita bahumuka ibipfamatwi biri mu mujyi aho ngaho niho nazibukiye aho ngaho kandi uwo mupatori ndavuga ngo niwe ngo yari umupatori wanjye kubera ko yari umwana we wo mu gakiza yatangiriyeho rero izo mpano yafite narazimutwaye aragusengera ubwo yasenze nyine nazibuka utangira kumva amazi y'umuriro nka kunywa amazi umuntu ashyushya ahita yinjira mu matwi yanjye ntangira kumva ko ntiye ngiyaguca agwa mu biganza byanjye ari umuriro kandi aho ngaho niho kujya kuzibuka naho ngaho ayo mazi amvuyemo niho natangiye nzibuka neza nzibuka neza ku buryo yari imyaka 33 umuntu yavugaga nkumva baramena umutima kuko urumva iyo myaka yari myinshi nkajya mbagiye guca mvuga buke batubaye gute kuko batumvaga ibyo ari byo kuko nanjye numvaga mbuze ahantu ndi buhere kuko ari ibintu bimbayeho nuko nabaga mucicikisha ngo bayiki ndabizibutse ntangira guca heje namaze imyaka myinshi yemeje guca barabyumva nuko bimeze cyane nuko noneho numva neza nkabaga ariko mucisha make kugira ngo ndabanze menyere noneho menyere umutima we kujya usimbuka mu gihe uri kumva yamajwi cyane nkomeza numve indayamenyere nuko noneho ya majwi abigisha ntangiye kugenda mbyumva buhoro kugira ngo noneho ndakumva narakomeye noneho bavuga nkumva nta kibazo niho rero ubwo uje mu Rwanda Kabeza reka tukomeze Kabeza icyumba cy'amasengesho ubwo icyo gihe wari ugeze wenda niba wibuka cyane wari ugeze mu myaka ingahe ubwo se ibintu byo kubara imyaka ntabwo nari ntabwo ukibyibuka cyane ntabwo nkibibuka kubera yuko ariko nari ufunguye icyumba cy'amasengesho nari umusore nyine uri umusore nyine gusa nirukanka ufunguye icyumba cy'amasengesho ibitangaza bitangiye gukoreka abantu bagakira indwara abarwaye ya myuka mibi b'abazimu kuko narihagararira guca kubera kwa gusenga kubera Imana yangabiye noneho abazimu bari muri ba bantu bari nk'ari bagahita basakuza bakavuga ngo tureke tugende nanjye rero nkavuga ngo sohoka n'ingoga
bigahita bisohoka kubera umuriro w'Imana wagezemo, bigahita bisohoka bikagenda. Noneho ba bandi bakira kugira ngo ndamenye neza ko ari Imana yakoze, narababazaga ntajyaho ntihajya wari uri he, kuko buryo umuntu winjiyemo n'iyo myuka ntabwo wamubaza ngo azamenye ibyo ari byo, iba yaramufunze yaramuzibye umutima. Rero noneho ndabibabaza kugira ngo numve wenda ko babimenye babyumvise, nuko nkasanga wapi, nkasanga ntibabizi. Noneho ntajya kubibasobanurira rero, ndamubwira nti wowe ntihavuyemo imyuka yivuze, hariho abazimu bari barimo mu muntu umwe 70. Urumva abo bazimu 70, abazimu 70. Kubera iyo Imana yangabiye rero, kubera kwiriza cyane. Ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ngo kwirukana abazimu aribo badayimoni, ngo ni ukwiriza no gusenga. Rero najyaga gusenga niyirije, noneho nkajya nsengera abarwayi cyangwa n'abandi bantu bafite ibyifuzo runaka. Abafite ibyifuzo runaka, hari uburyo wagenda guhangana n'imbaraga z'umwijima z'amadayimoni, wagenda guhura n'abarozi bagiye batandukanye cyane, baranirukankaga ahubwo bo nari nigenderaga gutya, twakurikirana ari abarozi bagasubira inyuma birukanka. Urumva ibyo bintu bagasubira inyuma birukanka. N'abapfumu se? N'abapfumu duhuye, uwari abapfumu se barozi nabo bose bagira ngo ntibakoreshwa n'abarozi. Uwo ari we wese umva n'ibirori byabo se ko nabifataga nkashyira mu muriro nkatwika. Uzi ukuntu byagendaga? Rero iyo yabaga ari umupfumu bafite ibyabo bashatse gukizwa, nawe bifataga kubera kwizera Imana, n'abandi twari turi kumwe. Nkajya nkacana umuriro hariya, harimo utuntu tw'impigi, harimo utundi tungana n'aka ngaka nyine, ibintu bakoreshaga. Noneho nabifata gusa umuntu yari yemeye kwizera Imana. Noneho nkabifata nkabishyira mu muriro. Noneho haba harimo utuntu tw'utwuma, wumva ko Satani nawe agira imbaraga nyinshi, ariko kubera Yesu amurusha imbaraga, noneho bwa buri bw'impigi n'ibindi n'utundi tw'utwuma tw'abapfumu nyine bukajya busimba umuriro bugasohoka. Urumva ibyo bintu bugasohoka bugasimba bukagwa hanze, bukava mu muriro bugasimba byonyine. Abantu bakikanga ngo ibi ni ibiki, nkongera nkabufata twajinarayiti, nkongera nkabufata nkashyiramo mu nshuro 3, noneho bukazimira, umuriro wa muriro ukabutwika. Urumva kuko ari imbaraga z'Imana. Satani nawe agira imbaraga. Satani agira imbaraga, buriya abantu ntibazibeshe. Ugomba kuba ufite imbaraga z'Imana ukajya guhangana nabyo, kandi biragira kugira ngo usubire inyuma uvuga ngo uhunge. Buriya birakubona, wowe ntubibona ariko byo birabikubona, biba bibona ko wagize ubwoba, ahubwo urahagarara ugatekereje tu. Nta byigeze bikwataka nyuma wenda yuko hari abo wasengeye bikagenda bikaba byakwataka bikakwihoreraho cyangwa se bikaba? Ahubwo ndabikubwira byose aho ngaho nibyo nasengeraga bikirukanka, byagendaga kwa bene bikabaniga. Iyo babitumaga bikaza bigasanga izindi imbaraga, byagendaga kwa bene bikabaniga, mwatwahariga bakajya kudutwika. Nabyumvaga ku muntu ndiho nsengera, kandi hari abazimu babyo. Aho niho twamenyaga amakuru rero, niho namenyaga amakuru ari haba hariya. ngo badutwitse, ngo none hari n'ibyavuze ngo none ngo dore ndacumbagira ngo akaguru kanjye kavunitse. Nateka gate abazimu bakavuga. Nawe maze kubimenya rero ko abazimu babaho. Nuko noneho kabanza kuvuga ngo sohoka muvemo vuba bidatinze, nkakomeza nsenga ntwika nyine mvuga ngo mu izina rya Yesu toka. Ubwo noneho bikababona umuriro, ubwo birabibona rero ngo tureke. Iyo byavuze ngo tureke biba byatsindwe. Urumva urahanga, iyo bivuze ngo tureke tugende sawa kiravomye mugende musubire, bigahita bigenda wa muntu agasigaramo ibyo nk'apfuye. Urumva kuko bibaza kwiruka, hari n'ibi byajyaga mu mano, udafite uwo mano ntabwo wabimenya. Bikajya kuko ari imiyaga, bikajya kwisha kugira ngo bitinge, bikajya mu mano y'umuntu. Ariko hose nahakoraga ya mana yanjye ikavuga ngo kora no kuri amano, nakora ngo amano akadunguza amano ngo ndahiye
urumva byajya mu nzara naho bikihishamo niyo mu nzara zikajyamo ko byajyaga no mu irugu urumva ibintu abantu batazi bikajya mu irugu noneho bikagenda bikihisha bikajya ahangaha cyangwa mu musatsi oya no mu musatsi bikihisha ndakubwiye buriya hari ibintu abantu batabonye buriya hari abazimu bateye ubwoba bakora ibintu bigatangaza abantu batari babona iyo dabonaga nk'uwo muntu bikavuga ngo uyu muntu hari n'ibyavuga ngo ari nk'umukobwa akavuga ngo uyu ni umugore wacu ntabwo tumuvamo nanjye rero nkakaganya nkasenga imana twakinira yesu ubwo nkatwika noneho bakavuga ngo ngo reka tumureke bikamuvamo ubwo rero byamuvamo nkamubwira nti wowe wihane witere yesu ubwo ushyiremo yesu muri wowe n'adamu ubwo nibigaruka gucunga bigasangamo yesu yatabisubira inyuma byiruka kandi nuko bimeze uwabyemera akihana ubwo rero musengere mu izina rya yesu imana ni umuntu mwakira yemeye gukizwa yemeye kwihana yemeye kureka ibyaha none uri mwakira ubwo rero ntabwo byarikiraga aho ngaho byagiye bikagaruka gupima ngo birebe wa muntu ariko bigasanga za mbaraga zirahari ubwo rero byabaga kabiri gatatu byahitaga byirukanka bikagenda bikabacikaho ariko nkajya mbigisha ibintu byo gusenga ukajya ubigisha ibintu byo gusenga ufunga icyumba cy'amasengesho ibitangaza bitangiye gukoreka abantu babaye benshi abantu benshi cyane kikuzura ubwo rero abantu bakaba benshi abakira indwara zitandukanye rero abo bazimu nta buryo banyatakaga kuko umwuka w'Imana wabitwikaga bigasohoka byirukanka ahubwo ndashaka kugira ngo nkubwire ahubwo umudayimoni umwe yigeze kunyataka asanze kandi hari mu nzu wacu noneho kuko bumvaga ubuhamya bwinshi abantu ahantu Nyakabiga abantu babaye Burundi ahantu hitwa Nyakabiga Bujumbura ubu nsubiye hariya yego tubaye nk'usubiyeho gatoya mvuge ibyahari yanyatakse ariko anga mu Rwanda ho nta na kimwe njya mbona cyangwa kwataka i Burundi abarozi bo mu Rwanda ni abo mu Rwanda bo barirukanka n'abarozi n'iki n'ibiki yo muhuye bariruka upfa kuba wirije ujye ku Imana mwagendanye mukubitane nawe agaca mu byatsi yirukanka bagahunga bakirukanka ntubona ahantu inyuma y'amasaka ahantu hitwa hari ahantu hitwa Zambabe nuko abantu batahazi Mbabe mu bice bya Yabaraya gutya nyuma gutya za Yabaraya gutya urenga Masaka urabona Masaka za Rusheshe aho niho habaga abazimu rero Rusheshe abazimu n'abarozi noneho abarozi dukubita n'umudamu umwe ngaho nigendera gutya mu muhanda noneho ngaho nigendera mu muhanda noneho duhura n'umudamu ufite nk'ibiro wanda yagira nk'ibiro 100 kumbe abaho bakavuga ngo uhuye n'umurozi ngo none se nguramuhungute ndavuga nti uwo mfite asumba umurozi ngo iki uwo mfite asumba umurozi bose abandi bakirukanka noneho wa murozi koko ndo nigendera dukubitanye mu nzira aravuga ngo ndapfuye asubije inyuma yirukanka arigenda afata ishyamba aragirukanka araturuka aragenda aha ngaha niho nabonye imbaraga z'Imana yego uwo nguwo ahita agenda ariko hagati aho ngaho icara tujyane mu Burundi icara tugeze aho ngaho noneho reka nsubire agaca mu Burundi umudayimoni wakwatse umudayimoni rero wari ukomeye cyane uretse ko aha ngaha mu Rwanda ho nta byashoboye kugerageza kunyataka ko undimo nyine abisumba imbaraga ariko hariya niho naje kubona umudayimoni umwe yari umudayimoni umwe ari umukobwa w'umusore yari umukobwa mwiza ku jisho wabonaga ntacyo arwaye noneho baramuzana abiwabo barumvise ngo hari abantu basengera abantu bagakira bamuzana aho nabaga ubwo nyine aho ngaho hari Burundi ho nyine mu mujyi noneho bamuzanye bamuzana mu nzu iwacu aho ngaho rero kuko hariho hari nkameze nko muri saro gutya nuko noneho ariko icyumba cyacu turyamamwo hari hirya hariya ariko aho nasengeraga hari ibirago hari abantu baza bansanga aho ngaho nuko noneho baramuzana rero bamuzanye noneho kuko nakundaga kwirimbira indirimbo zo mu gitabo
nkaririmba kubera kwiyiriza cyane no gusenga yego noneho ubwo igihe ndiho ndirimba bazanye wa mukobwa niho nshaka kukubwira intambara y'abadayimoni rero ukuntu imeze idafite umwuka yego nuko noneho igihe ndiho ntembera guca ntembera ndiho nirimbira wa mukobwa azi inyuma yanjye kugira ngo amfate antere karate kandi atarazizi urumva ibyo bintu arahaguruka ngo antere karate atangira kuzamura akaguru ngo antere kandi ise na nyina n'abasaza be bari hanze kuko nababwiye ntimugume hanze niko kuwinjira ahangaha nti abangaba bararwaye birabavamo bibajyemo bagira ubwoba bigira ndababwira ntimwigireho hariya hirya nuko niho wa mukobwa atangira ubwo rero muri icyo gihe ntabwo nari ngihumiriza kuko umwuka yambwiye ati ugiye kubona intambara kanura noneho urebesha amaso yawe usenga ureba ubu ngubu batagukuramo amaso satani rero yagombaga yafite inzara ndende yagomba kuba yatera mu maso akaba yayavanamo noneho imana yambwiye ngo irinde rero ngo rero ngo urwanye uwo mwanzi umurwanye ureba icyo ari bukore icyo ari cyo nuko noneho uko ngenda ntokesha izigenzi zayo bari baryamye aho ngaho abangaba bita ngo bashehe bashehe ni abasilamu bahari ubu bivuga bakwica kuko byarivuga ngo nitwa shehe ngo simvamo ese babandi bagira abazimu bwabo ubivuga abasilamu bagukubita bamerera bavuga ngo mumara dutukasa ariko ndakubwiye byose abazimu ibyo byitwa bya shehe byitwa byanjye byitwa bya mariyamu bari kuriya bitwa ayo mazina bikavuga nkavuga ntiyabaye ntibyateye abantu none ibyo byose nkabyirukana kubera yesu rero ubwo rero noneho wa mukobwa akankurikira akajya gutera karate nkajya nhinga ubwo rero nsigaye njyewe none nkajya nhinga ariko ariho mvuga ngo kwa jina la Yesu nka cyane navuga kwa jina la Yesu umukobwa akitura hasi kubera urumva imbaraga z'Imana zikamutura hasi ariko kubera imbaraga za satani ndababwira uwo satani wari uko yitwaga uwo umuzimu yitwaga Subiyani wo mu nyanza Hosiyani mujya mwumva abize muri amashuri makuru muri za Hosiyani ni umudayimoni wayoboraga abazimu bose iyo bava bakagera ubwo ngo yari uwa mbere murahura noneho aza muri uwo mukobwa nyine kuko abandi bazimu bose iyo bagendaga nibo bagiye kumukura mu nyanja ngo nitwirukane umuntu yaturembeje biravuga abazimu baravuga ngo nitwirukane umuntu ngo yaturembeje ngo yatwirukane tuvanye muri ba bandi wari watweretse ngo tubafate urumva uwo muzimu araza rero araza ariko nigira guhishurirwa igihe kimwe mpishurirwa yiyambitse nka kubera abisilamu bambara umudayimoni yambaye ikanzu nyine kandi ubwira umudayimoni mukuru buriya ntabwo apfa kumenya nk'uko tuvuga satani mukuru buriya ni umuntu neza asa n'amarayika bariya abandi bose ahubwo aho bitandukaniye nabo imana yanjye kubera yampishuriye irambwira ati uriya ugiye kukurwanya reba ahangaha ku ikanzu harimo icandu akantu k'umukara kanduye atumenye urahita umenya ko ari satani rero witwa rusoferi wumva ikajya mfite ubuhamya buhambaye ikabimbwira iyo mana ikambwira iti ubone rusoferi wumva wa wundi wa mbere ati urebe ahangaha umanure urebe mbona akazinga mbonye ako kazinga kandi kanzuye kubera yuko uwo rusoferi mu musatsi afitemo amahembe abiri abantu batazi ubuhembe buto ariko butagaragazwa mu maso y'umuntu atapfa kumenya imana yambwiye ngo nkwereke no mu musatsi imana ifite ububasha igihe gutse sinzi ko yatandukanye ikireba urabona ati kugira ngo uzamusobanukirwa rero yabona buriya buhembe yego ndabibonye ubundi afite ishusho nziza nk'abandi bamarayika ntiwapfa gutora nk'amarayika abandi nk'abamarayika b'imana imana yambwiye tutandukanye rero ubu uzajya umubona uzajya umenya ko ari we ugiye kugutera yego kuko imana urumva yari yaranyemeye nuko noneho mbonye utwo duhembe noneho irambwira iti bo
turiya duhembe n'akariya kabara n'akariya kazinga urabona ati uriya rero uriya ni satani mukuru wabo uriya ariwo rusuferi ariwo wize ba bandi babazimu bose bamutumije ngo aze kuko bananiwe nuko noneho ikikubwira kugira ngo umumenye kandi ibirenge bye byari bimeze nk'ibinono ubundi urumva ibyo bintu ahubwo ahangaha agatsinsino nabonaga ko agatsinsino nk'ak'umuntu kuko Imana yampishuriye ariko byagera aha bikagira utunono kuyoberanya amahanga urumva aho hantu iyobeze amahanga yita ngo ni umumarayika ariko ari umumarayika wa satani noneho hafite utunono tubiri nk'utw'ihene noneho ndabona noneho mbwira uwo marayika yari na marayika wanyeretse uwo ngubwo kundwanya ndamubaza none se ko mbona afite iminono bibiri ngo yego ngo nibyo rero ngo ibyo ni ibinono bibiri ngo ariko yiyoberanya yariyoberanyije ngo kugira ngo yitwe nka marayika ngo yiyoberanye mugiye ngo ni marayika usanzwe ndabona aravuga ati nubyaza aho uzajya umubona hose tutokesha noneho ati dore jyewe ntundeba marayika mukuru aravuga ati ntundeba kuko asanya nka kwa kundi Yohana mu kizinga cya Patimo yashatse kugira ngo amupfukamire arimo gatoya ati ndi mugenzi wanyu uko niko yavuze hariya mu byahishuriwe 2021 iyo daimoni iraza n'umukobwa ya daimoni rero ije rero noneho ije mpita nyibona rero ije muri wa mukobwa rero yari imwe ariko yari kabutindi yari kabutindi ku buryo twarwanya amasaha abiri urumva ukuntu yari ikomeye twarwanya amasaha abiri noneho adakuntera karate nka bana mu izina rya Yesu mvuga ngo mu izina rya Yesu nari kavuga ngo mu izina rya Subiyani wa Magadani wa Bahariniku ibyo bintu wabimenya ngo mimi niko akavuga ndahagurutse ngo mimi niko Subiyani wa Magadani wa Bahariniku ngo sitaenda ubwo yavuga mu Giswahili ngo ntahonja ngo jewe ngo ndi Subiyani umudayimoni mukuru ngo wo mu nyanja Hosiyani ngo umukuru w'abadayimoni bose ngo ni jewe noneho kugira ngo ahinyishe mpunge ndavuga ni nanjye mfite umukuru usumba Subiyani niwo nguwo yitwa Yesu Masiya Yesu yanesheje urupfu na kuzimu niwo nguwo niyo yirukana Subiyani wa Magadani wa Bahariniku ni n'ubu ngubu ngiye gutokesha rero Subiyani wa Bahariniku bigize isaha yose none itangira gucika intege itangira noneho kuvuga ngo yavuga ngo ndakura kuko nagendaga nkamufata nkajya nkayibona Subiyani nkavuga nti Subiyani icara ubwo kuko yaneshejwe nkayifata nkamufata iri muri uwo mukobwa niyo mfata akicara hasi ariko nkasigara nsenga Imana ntokesha uwo mujyi muri we ariko kuko abo batizeraga rero ubwo yagenda ikajya kuhamutegera kuko yari yamutoye ivuga ngo ni umugore we ivuye hamwe muri Hosiyani muri iyo nyanja nuko noneho ubwo bwo ahangaho muri iki cyumba ikavamo ikirukanka baje nk'inshuro 3 ariko navuga mujye musenga Imana kuko umudayimoni agenda kubategera mu rugo nkabibabwira ubu muragenda murabisa ikimenyetso muraza kubona umukobwa yahindutse arongera birongera bimufata kandi mwababwira iyo mubone bibaye gutya mutahita mwongera buke mu muzindukane mu muzani yongera ntokesha ariko umudayimoni abatera ubwoba kuko bari abanyagatolika buriya rero ntibagiye kwizera barabitinya ngo kuba umukobwa yafataga inkota cyangwa umupanga ngo umuhoro nimvuga umuhoro agafata umuhoro ngo ateme abiwabo bose urumva urumva uwo mudayimoni yari mubi cyane noneho rero ubwo uwo mudayimoni niwe wari wabivugaga noneho rero ababwiraga nti mwebwe musenge Imana cyangwa mutampamagara tujyane ariko uyu mudayimoni abateza ubwoba ngo ntazagi ngo n'umumuzane ngo mumenye ko mutazarara mudapfa abateza ubwoba ariko kubera rero ko abanyagatolika nyine barabitinya ntibaza arategereza ko abo bantu baza ariko bari babonye ibitangaza umukobwa yagiye ari muzima
yabikize byavuze ngo turagiye ariko biza kuvuga ngo turamutegera ku irembo iwabo ndabibabwira ndabibasobanurira ni mwebwe muhite muvuga izina hanyuma kandi icyo muzongere mugaruke mujye hano ningire iminsi 30 azagenda burundu azaba amaze gutsindwa neza kuko natokeshaga mvunagura ngo acike intege nuko noneho rero kubera bo bibakuye umutima inyura no muri wa mukobwa wabo batinya kuza ariko Imana yaberetse yuko yamuvuye yego twigarukire mu Rwanda nuko byabaye rero nuko byabaye twigarukiye mu Rwanda urakomeje umurimo ukomeje uvuga butumwa aho ngaho nta bavandimwe ufite ubuzima ukomeza umurimo w'Imana ubu hano mu Rwanda ubu mfite hari abakobwa babiri uyu ngo yarabaje hari abakobwa babiri n'abagabo babiri ariko umwe niwe dusengana n'abo bakobwa ubwo rero mu rugo turi nka bane turi bane bakijijwe turi kumwe gusa umwe niwe atarakizwa twigarukiye muri cya gihe wari umaze gufungura icyumba cy'amasengesho Kabeza ntabwo wageraga igihe utekereza uburyo uzashaka umugore kandi narabikoze n'ahangaha narigeze ahangaha siho natangiye kubivuga narimbirwe rudahangarwa nyine harimo cyo gituma navuze nti bitajya bikazantera rwaserera nkabitinya ngo ntabwo ugeze ushaka umugore ntabwo ugeze ushakaho umugore ntajya kugira kabisi bakabyica nyine aba ari ngombwa nk'uko nguko abantu bashaka nyine ukabwira nk'abapasitori noneho bakabibakorera ariko nibo babyanze uburyo gushaka nabiguze kabiri urumva udahari nibwo nashatse kubihunga ngo kuko barahari n'ubu barahari ubu mbivuze bakumva ega byabakoze hasi buriya tubwiye bakwiciye ubukwe se none si bo babwisha sinari amaze kwibonera kabiri kose bakabisubiza hasi ubu inshuro ebyiri zose inama zanjye nagiraga ni uko nabaga nabaterese naterese byarangiye ariko kandi biri kugenda hariya niba zabivuga mumenye ni akazi kanyu nkoresha amakosa nawe twakoresha menye neza yuko ibyo twari turimo twiganira nyine ariko bigendamo hariya bishobora no gusohoka ahandi ntabwo wigeze ushaka umugore ni icyo kibazo gusa njye nakubwiye ngo niyo nimaze kugira nk'aba kabiri ariko bataraza urumva byari itangiriyo ntiwabwo washatse ngo nyine ngo nyine babyishe ntabwo arabyumva umva nibo babyishe kuko none se umuntu atangiye kugira fiyanse saho bitangiriye naho bitangiriye none se so babyishe nemaze kubabwira abona maze kwishakira uwari uyoboye akaba ari ubizingazinga arabyica pasiteri wari ukuyoboye arabyica so se yabwiciye iki none se ntabwo ubona mu gihe kundi muzajya ntubona mukuru batakaje wewe wimuvuga wabikoze nakora bihore ubwo bibaye gutyo urumva rero barabyishe se kuki babwishe rimwe kuki dongeye ngo ugerageze birabyica sinabigeze kabiri se kabiri birangiye ndabyihora ariko n'ubu ntibyadumye n'ubu ngubu ubu se nta bandi barabashaka tungana se ubu se ntibafite abagore kandi tungana yewe uko barabashaka kandi uzashaka none se Bibiliya ivuga ngo iravuga ngo nta mugabo usaza cyangwa apfuye none Bibiliya ivuga ngo ubu se sinabakwereka Bibiliya bihamye ubu se sinakwereka nk'abanye ikamashashi bashatse ejo bundi tungana gutya uracyategereje umugeni ubu se mumuhaye nk'umwanya namwanga ariko byadakora ndabivuga ntabwo washaka umugore ariko iby'Imana ntabwo mubizi iby'Imana ntabwo abantu babizi abantu barabipinga rero upinga nubwo byagenda gute rero aho ngaho uracyafite ibyiringiro ko uzashaka umugore ubwo rero none se ko nari nifite amafaranga n'iki ubu nkaba ntagikora
urumva se nabihera he kuko iki gihe bashaka inka bagashaka amafaranga none se ubu ngubu nkaba nsigaye jyenyine imiryango yanjye yose yarapfuye urumva nta n'akazi mfite none se wumva nahera he kugira ngo bizanyambura agakiza bituma nigumira gutya nyine ariko ntabwo ari impamvu yo kuvuga ko ntari kumubona ubuzima bwose igenda bugira uri muzima neza nta kibazo mfite ahubwo impamvu ni ibyo nabo ngabo ni uko utagira mwaye ariko iyo njya kugira mwaye mba nasubiriye banayongeye noneho neza neza tayari bikagenda neza cyane ivugabutumwa ryawe uyu munsi uri umusaza usengera abantu mu buryo bugiye butandukanye umuhamagaro wawe ni uwo gusengera abantu gusengera abantu ku bitaro wenda hari n'abadukurikiye bajya bakubona mu bitaro bigiye bitandukanye uwo muhamagaro waje gute wo kujya uzenguruka usengera abantu niyo mpano yanjemo byagenze bite kugira ngo aricyo kintu cyiza uvuga ati ngiye kujya nzenguruka njya gusengera abantu byaje gute ubundi se ubundi bibiliya bivuga ngo bayoborwa n'umwuka w'Imana n'ubo bana b'Imana uwo mwuka rero niwo unyoborana ubugingo n'ubu niwo mpagurutsa ngo haguruka ugende aha n'aka nkagenda nyine nasanga hari umurwayi musengera Imana nuko njya ngenda nuko nkagenda no mu bitaro n'ubu ngubu vuba ahangaha nzanajyayo ahangaha mu bihe bitaro ahangaha ku Kibengo nzabijyayo noneho uretse ko ahangaha kuri Kayesi uducabisha nabyo kuri Kayesi abantu twajyaga kubera ka kundi njya mvuga ngo abarokore ntabwo birinda biragira ubundi kujya mu barwayi barwaye umutwe mu gasakuza aho niho intambara yavuye rero twari tugize igihe cyo kugira ngo tugende gusengera n'abarwayi iyo ngiyo ariko havamo abantu batera insaku noneho abarinda abarwaye imitwe kuko byatumaga basara noneho bagasohoka bakamenya ibigo noneho batangira no kubabuza nabo nyine bavuga ati kuva ubu ntimuzongere kugaruka kuko dore aba bantu batumye abarwayi birukanka mu mutwe bigakorogana kubera urusaku nuko niho bababuza gutyo ariko rero najyaga mbakebura nkabwira isaha mu gitondo niba mugiye mu bitaro ushobora kuvuga mugasenga gakeya ku buryo bo batabyumva hariya rero Imana yo irumva ikagenda igakora upfa kuba ufite iyo mpano gusa nuko rero nkabibabwira ariko bo kubera abantu batabyumvaga hariya turahareka ariko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ntabwo ndareka kujya nsengera abarwayi no mu bitaro nyine nk'uko iyo numva umwuka umpagurukije ndagenda ubwo rero ndabikora kuko ubu bamaze kumenyera abaganga bamaze kumenya ko ndasengera abarwayi kandi bagakira bagataha nk'ibitaro uherukamo ni ibihe uherukamo Imana igakuramo ibitangaza ibyo naherukagamo ni ibi nyine ibingibi byo ku Kibenga nibyo naherukagamo ariko hashize igihe umurwayi wagiye gusengera yari ameze ate hashize igihe ubu ngubu ntarasubirayo ariko icyo gihe mperuka naherukiye ku badamu bari baje kubyara icyo gihe bari 5 bamara iminsi 5 batarabyara bose bakomeza babatembereza noneho jyewe ninjiye noneho ndababwira ngaho nimuguma aho ku bitanda byanyu noneho mbaganiza ijambo ry'Imana ntangiye kubaganiza ijambo ry'Imana ndabaza nise muraryizera bati cyane turizera ntimurizera ijambo ko rishobora kubakiza bati cyane nuko ndababwira nti ubu rero muri aka kanya niba murizera ngiye gusenga Imana hanyuma muraza kubona ibyo bakorera kandi yabakoreye ibintu byiza muraza kubona mubyaye muri uwo mwanya nuko muri uwo mwanya rero ndababwira murabyizera bati cyane nsengera aho ngaho nyine kuri icyo cyumba aho baryamye ndabasengera nyine mbohoza rega ubundi hariho abantu bumva abarozi bazinga inda z'ababyeyi byose nkatokesha nkavuga ngo niba harimo imigozi ugomba kuba uyorwa n'umwuka w'Imana ukagenda utokesha niba hari imigozi ifunze
gacagagura noneho njye bisengera ncagaguza nuko umaze gusenga navuga nti Mana ndashaka rero kukubona aka kanya aba bantu turabasengeye none rero ubwo washyize ngo tubasengere ngaho rero nawe agenda ukora akazi ubwo umaze kubasengera ako kanya nyine hari saa 2 ya mu gitondo ako kanya bata abaganga basaba bajyana mu bitaro aho babyarira barabajyana bakihabageza ni ukuvuga ntabwo batinze bo bari biteguye bagira bati wenda hari baratubaga kuko abantu baramenye ko babaga abantu ariko ndababwira nta cyuma kibageraho mwebwe mwizere gusa bapfa kuhagera bose uko ari 5 bahise babyara abana bose bana batangira kuvuga abaganga baje bikwanga baza kugira ngo turebe ibibaye baje basanga barabyaye bose barishima abadamu babyara abana bazima kandi bose hungu kobwa urumva bariza bati ati Imana koko Imana yatumanukiye gabanye bati Imana iradukijije koko ubwo rero babyara abana nuko ubwo rero urumva iyo bamaze kubyara hari ubwo babareka umunsi umwe baruhuka ubundi bagaca bataha bwaje buca babohereza barataha yego uyu munsi twaganiriye cyane nta muryango ufite ubuzima bwawe uyu munsi ubayeho ute ubu kuba ndiho guca ndi kumwe n'abo ngabo bene wacu ndababyanye ndi se wabo abo turi kumwe ubu mba mu rugo babamo abakobwa 2 n'abahungu 2 n'ayo wa gatatu tukaba 5 ubwo nibo tubana muri urwo rugo kandi urwo rugo ni urwacu nyine ubwo rero niho mba tubana nabo udahangarwa arabazi naho zombi mubwiye yego ubwo rero niho mba niho tubana nabo barateka tukarya mwumva nyine kuko byose ibyangombwa babifite ubwo rero mbona nawe ugakomeza ivuga butumwa nanjye nkikomereza ubwo nta hantu byewe barakwimirwa uretse ubu ngubu ko hagezeho ibintu bavuga ngo kereka ngo abize ngo bya kaminuza urumva ibyo bintu ariko navuze nti ba Petero ba Yohana barobaga bamwe ntibize ariko barabwirizaga abantu bagakizwa kuko agakiza kari kabegereye nanjye rero ubu ndakubwiye ngo maze kumenya izo nzira z'Imana ubu ndavuga mu buryo abantu batanazi kubera kugenda kwanjye ubu ngubu begeranye bose ahubwo abantu batangara ubu nuzuye nk'amatora 6 genye urumva ibintu amatora ya 6 abantu bakizwa bahamya impande zose urumva ubigishije agakiza gutya abo duhure mu mpande ntaho wumva ikohereza ajyayo bose bagendaga gutyo ugasanga bamwe bakajya hejuru niba ari kabuga niba ari he wumva nyine aho umuntu byahuriraga agakiza ubwo bakagenda iyo ngiyo rero abana benshi ndabizi bo mu gakiza ubwo barahari henshi bitandukanye hariho n'abo twahuruga narabibagiwe bagiwe ntimuturukahe bakambwira nyine ko bamwe baba za Kabuga abandi bakabahe abandi bari muco bakageza za Nyamata numva rero nta kimana itakoze yewe kuva icyo gihe hari ikintu twatangiye umbwira ati ntabwo nzapfa nzarama igisezerano warihawe mu buhe buryo usanga twinshi muri uyu munsi dutekereza ati turi abagenzi mu isi turi abashyitsi izo ndirimbo ntabwo wujya uziririmba indirimbo zivuga ngo turi abagenzi mu isi ndi umushyitsi umunsi nabandi hejo nkapfa najyaga ndumva izo ndirimbo nyine wowe ntabwo ujya uziririmba cyeka mfite nyine wavuze ngo njye sinzapfa nzarama buriya nyine biri mu ijambo ry'Imana nibyo mbisoma ubu rero birimo ahangaha nyine kuko ariho yabimpereye ngiyo aho ngaho kuri 15 15 hehe kutabitubwira 15 nabivuze nuko mwambwiye ibintu bidahanga ntabwo nakubwiye yuko ariho
15 wari uriyo niho hanyuma bigenda bite niho narindi aho ngaho nigeze no kubivuga hari ahantu hari akago nigeze kubivuga nuko iyo muvuze ibintu byinshi hari igihe abantu babyibagiwe yego rero hari akantu k'urugo harimo bya duparume mbisubiyemo kubivuga yego rero kuko bimbamo ntabwo nubwo wabimbaza inshuro 100 nakomeza mbikubwira kuko bimbamo yego ntabwo ibi ngibi ni ibintu Imana yakoze mu ruhande rwanjye yego rero hari bya duparume ndiyicariraho ahubwo ngiye kubivuga neza noneho bishatse nuko mwagiye mumbaza bimwe bimwe yego noneho aho ngaho yambwiye ngo sindapfa ndarama yego dore birahanga dahanga ubasha gusoma neza mbaje mbisomesha wumve rero muranganiza ariko muzankumbura sha muzankumbura mubone ubu nguko mushaka ngo mbabwire imvo n'imvano ndabibabwira imvo n'imvano nta nijoro ko njya nsoma se kandi ubona mfite ijisho rimwe irindi ryararwaye cyane umeze nka Pawulo Zaburi 118 umeze nka Pawulo wari ufite ijisho rimwe 118 ukabumva ukuntu ivuga 118 105 hano 118 reka wumve 118 ni n'amagambo magufi rero nibereye aho ngaho umva n'igitangaza cyahabaye nkigera aho ngaho yego nkicara ntangiye gusenga Imana aho ngaho niho hatangiye kuza ingwe ebyiri ingwe nari ntabibabwira ubwo ngubwo maze kwinjira aho ngaho hari bya duparume hari n'ako kago haje ingwe ebyiri zankurikiye hari mu ijoro saa 10 handi naho mvuga yego aha ngaho inaha nuko kuri 15 nyine hari bateye hawuze urusheke nuko hariya rero byari byatsi gusa byari n'ishyamba yego nuko noneho ndagenda ndiyicarira kumbi ingwe zankurikiye ebyiri ubundi nari nzi yuko hagiye n'ingwe imwe ariko zace ari ebyiri icyo gihe yego noneho ndiyicarira kumbi zankurikiye buri ingwe rero yari ingwe nziza ntabwo zipfa kugira amahane ngo zipfe kwica umuntu gutya aho rero ndagenda ndiyicarira nicaye numva nshaka kugira ngo nsenge nuko noneho nkicaye gatoya sinzi ko nafunguye amaso gutya gakeya ndebye iruhande rwanjye mbona ingwe zankurikiye none ndebye ibumoso mbona ngizo naho natangiye ndahumiriza noneho urabona umuntu ntabura kugira ubwoba ndatekereza nti zinyice ntareba ubwo ngubwo uko byaje sinzi icyo zizanye gusa uwambanye aho ngaho ubwo ngubwo niwe ari buze kugira icyo akora ubwe uwambanye mu rugo nuko noneho ndahumiriza ntangira gusengera mu mutima nta kuvuga n'amajwi oya gusengera mu mutima noneho ntangira gusengera mu mutima ndiyeza imwe iri iburyo indi iri ibumoso ndiyeza nditunganya ubwo rero byari natekerezaga ngo wenda zirashobora kunyica kuko niko natekerezaga ariko kuko Imana yari mfiteho umugambi ubwo rero maze kwiyeza ndakomeza ndahumiriza noneho ndahumiriza ndasenga noneho mpita ntangiye kuzitokesha noneho ntangiye gutokesha ariko mu mutima ntangiye kuvuga mu izina rya Yesu nibashe umutoke mumvemo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ntokesha gutyo ndatokesha noneho muri ako kanya noneho zijya guhuta ubwo ndiho ntokesha imwe y'iburyo igenda yirukanka n'iy'imoso nayo igenda yirukanka zirakomeza ziragenda nuko nta no kugaruka zahise ziruka ziragenda kuko zabonye ikindi gihangange kiziruta ubwo nimvuga icyo gihangange murabyumva rero icyo gihangange kirazirukana ziragenda kizongera kugaruka aho rero ntabwo ariho byahereye muri ako kanya mu minota nk'itanu nyuma y'aho ngaho byamaze kugenda ubwo rero biratangira gusa n'ubucaca biratangira kuza hatangiye kuza nk'akantu kabona nuko noneho muri ako kanya ntangiye kumva nanone numva ibintu by'umutingito ndakicaye hahandi numva umutingito kumbe uwo mutingito uzanywe
n'ikiyoka cyitwa uruziramire ariko sindumva ahanga kuri 15 abantu baba bararoboye kuko bigira imyobo bibamwo mutapfa kumenya nuko noneho haje icyo kiyoka ni ukuvuga icyo kiyoka ni ikiyoka kimira inka uruziramire ni ikintu kigiye inzara ebyiri wenda zisumba n'izi ntoki rero kuko nakibonesheje amaso ntabwo ari na rimwe maze kukibona inshuro ebyiri ariko aha ngaho byabaye akamaramaza nemvuga akamaramaza ni nko mu kirundi byabaye igitangaza nuko noneho ubwo noneho cya kindi cy'uruziramire noneho numva umuyaga urahinda mpita mfungura amaso noneho kubera ya mana yanjye rero yavuze ngo sinzapfa yakinyujije ikinyuza hirya yanjye ariko gifite umutingito noneho mpindukije amaso mbona cyo kirirukanka mbona kibibara ni ukuvuga cyari gifite amabara y'umukara n'umweru ku buryo nyine warebaga ukakibona nyine cyo kirirukanka igishusho ngo kiriruka nta no gukata kuko ari imana ikimfiteho umwanya ikinyuza hirya hirya kuri ariya mazu nange ndi hano ubwo rero n'ubu kiragenda aho cyazimiye rwose ntabwo nababeshya ngo cyagiye gusa aho ngaho niho cyagiye kiragenda buheruheru kurinda rero bucya na za nyamaswa zagiye ubwo noneho ntangira guhaguruka hatangiye guca ntangira kubona ya mana turi kumwe noneho niho nahise menya ko iyo mana turi kumwe yandinze kuva ayo majoro yose kugera butandukana aho niho natangiriye rero kubona yuko iyo mana ntari naragenda niwe ntisenga niwe yampaye iri jambo 118 reka mbisome wumve rero yego biravuga ngo 118 umurongo wa 17 yego haravuga ngo ni ijambo rito cyane ritari na rinini riravuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama ntekereza abantu imirimo Uwiteka yakoze amen 19 ngo Uwiteka yampanye igihano ariko ntiyampaye urupfu amen naho amen urumva Uwiteka yampaye igihano yampaye igihano ariko ntabwo yampaye iki urupfu rero bishatse kwerekana yuko ngo icyo gihano ni ukugira ngo ntazirara nkakora wenda amanyanga menye ko yamana ihari imigore yambwiraga ngo ntuzapfa uzarama kuva ubwo ngubwo iryo jambo ndarigendana navuze ngo n'ubu ibyo n'ibyankijije rero kugeza iyi saha iyi ngiyi iyo ndibutse ndigenderaho navuze ngo n'ubu naho rero nahagarare ubwo buba burakeye mutafata inzira gataha kuva ubwo imana rero yo yaje gukomeza iranyigisha we no mu majoro iranyigisha gusoma no kwandika ubundi usaba universite ubu mberetse inyandiko zanjye mwebwe ntabwo mwarabukwa kuko byewe ndi umwanditsi ndiyandikira kandi utarize kuko none si bibiliya ntivuga ngo Yesu ni umwigisha mukuru yaranyigishije hinga mberekaga ndaza mbereke uko nagiye nandika ari nk'umuntu utareba mpita mwereka binini mwereka uko ari nk'umuntu utareba nganza n'izindi ndadufite impapuro nyinshi Abalewi Petero urabona ko ari amagambo y'Imana nganza mbereke ubundi igihe mfite ikayi mu rugo njya nandikamo amagambo y'Imana noneho nkagenda nereka abantu n'utu ngutu kandi utaragize amahirwe yo kujya mu ishuri kubera ko nkunda gusoma ndara nsoma amajoro bikagenda no mu masasa urumva aho hantu saa saba zikagera ukiri gusoma ijambo ry'Imana gusa ndikurikira kugira ngo hatazagira ariko izo ngizo birahagije hariho nandika umukono wabonye udahanga rero ni ukuvuga ngo abantu ntibazajya bashidikanya ubundi nandika umukono cyane ubundi ntibazajya bashidikanya ku mbaraga z'Imana kuko abantu bashidikanya bakavuga ngo nose ngo ubu se ndabimenya gute Imana irigisha yigisha gusoma no kwandika yewe rero rwose ngomba kukwereka yuko Imana yigisha yego aho mbonye impapuro mpita
n'ubwo ahubwo nyinshi nuko nagiye bikambana byinshi nkabishwanyuza ariko reka dusoze ikiganiro ariko urabona ko ndi kwandika nabibonye. Hari benshi babanye natwe muri iki kiganiro tunabashimira cyane. Hari benshi bakifuza nimero zawe za telefone kugira ngo babe baguhamagara, babe bakuvugisha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hari n'abifuza ko mwasengana by'umwihariko. Nimero zawe za telefone wazibaha? Nganze nimero za telefone hano zanjye ngira ziri na hano no muri Bibiliya nabyanditseho kandi kanavuyeho. Nta kibazo amajwi ari kuzamo, amajwi ari kuzamo nta kibazo bavuga. Nuko dore nomero za telefone rero ahangaha ni MTN niyo nkunda gukoresha yawe. Yego, amazina yanjye nitwa Innocent Nkuranyabahizi byandikeho ahangaho. Hanyuma nkubwire nomero rero. Nimero yitubwire. Inomero hano 07. Yego. 8 wabyanditse? Yego. 0 ingansubiyemo 07 8 7 1 4 4 7 7 3 urayisubiramo rimwe? 07 nenye urayisubiramo rimwe? 0 7 8 7 1 4 4 7 nyuma. Murakoze cyane. Ziruzuye zose. Kigo nuko ntayikoresha ariko nayo ndayise. Nta kibazo reka dukoreshe MTN. Nuko ntakunze kuyikoresha. Katugushimire cyane. Imana rero ibaha umugisha, nangarwa Imana ibaha umugisha. Ibaha umugisha mwese. Ndumva twabanye neza. Twaganiriye birebire. Tuganiriye birebire. Turabashimira cyane mwese mwabanye natwe. Yego. Imana ibaha umugisha, turakunda cyane. Ciao ciao.